Aramutse mwese. Nyakubahwa kandida perezida Dr. Frank Habineza nabo mwazanye ubuyobozi bw'akarere ngira ngo itariki barayitumenyesheje ko muzaza kugaragariza abanyarurindo imigabo n'imigambi yanyu noneho n'ikigera cyo gutora bakazatora babonye umwanya wo kumva gahunda zanyu. Ni umwanya rero mwiza nk'akarere ubu ngubu turabizeza ko ahangaha umutekano umudendezo kugira ngo ibikorwa bya campaign byanyu bigende neza nk'uko mwabiteganyije. Tukaba rero tubifuriza campaign nziza murakoze. Rulindo oye! Abibasa oye! Oye, oye, oye. Muraho neza? Muraho. Meze neza? Murakoze cyane. Mbashimire cyane abaturage b'inaha ko mwitabiriye kino gikorwa cyacu, ariko ushimire n'ubuyobozi bw'akarere bagawe na Vice Mayor nabo batwakiriye neza. Murakoze cyane. Dushimira n'abandi bari mu zindi nzego zitandukanye bose. Tuje hano tubazaniye inkuru nziza. Bavuye ko nitwa Habineza. Habineza mbifuriza ineza kandi nkabazaniye n'ibyiza. Muzayi wanjye yongeye kuri tirindi izina ry'igifaransa cyo Frank. Frank nayo bivuga umuntu uvugisha ukuri. Urumva ko ibyo tubabwira ni ukuri kandi tukababwira n'ibyo twakoze, ibyo twabijeje ubushize dushobora kubikora tukatugarisa imbere yanyu tubashimira ikizere mwaduhaye ubushize, ariko nanone twongera kubasaba ko mujya kutugira icyizere mukadutora tukaba twajya mu nteko ishinga amategeko kuri benshi abadepite bacu bakajyayo, ndetse natwe kutugira icyizere kuba perezida wa repubulika. Inaha Rulindo ni akarere nakoreyemo cyane kiri mu depite, ndetse n'uyu murenge wa Basi nawukoreyemo inshuro nyinshi, ibibazo byanyu byinshi mwagiye mubigezaho, kandi ndizera ko muri mwebwe hashobora kuba bamwe bagize ibibazo byanyu. Hari ibibazo by'uyu muhanda wakoraga by'ingurane, mwari warakozwe mutarishyuwe ingurane zanyu, yagiye ku karere mwishyuza bikanga cyangwa batarababariye. Baranyandikiye benshi cyane, narabikoze bigeza mu nteko ishinga amategeko, mvugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda cya RTDA inshuro nyinshi, ndabikurikirana no kwa Directeur General ndamubwira, naramusura kubera mwewe abirulindo sinigeze mbatererana, kandi ku muntu mukanyandikira mukantelefona nkabikurikirana. Ndizera ko mu byo mwajeho byinshi cyane, tukavugana na Meya, tukavugana na Directeur wa Bonne Gouvernance, abo butaka bakabijyamo byinshi, n'amafaranga yanyu yarabonetse. Sinzi niba muri hano cyangwa se mwagiye kwiyamamaza hariya ahandi, ariko mu benshi baje ibibazo byanyu. Ngiye ndishima ko navuye mu nteko niba bireze 95% byashoboye gukemuka, hamwe n'abakecuru bamwe kandi bati y'amafaranga yarabuze narayabonye. So urumva ko nje hano nishimye ntishayisha. Bere kuba binteye ipfunwe kugaruka hano ibibazo byanyu mwajeho byananiye gukemura. Mushingano zanyu nayifite kwa kuvuganira gukurikirana kugeza ibikorwa bya guverinoma narabikoze, n'amategeko nayo twarayatoye. Nongeye kumva ko n'ubundi ibintu bya serivisi z'ubutaka bikiri ibibazo, serivisi y'ubutaka ko itinda kubasubiza. Ndumva ari ibintu bitagoye cyane, twakomeza tubikurikirane, ubuyobozi bw'akarere babikurikirane ku buryo niba ari cyo mukeneye kibe cyakemuka. Bari bambwiye ko mufite ikibazo cy'ibagiro hano, ariko nabikurikiranye byubatswe ahantu nyine mu gishanga, ariko Vice Mayor arambwiye ko ari gahunda yo kubakira byiza ahantu heza, numva ibyo nabyo biri gukemuka. So mwambwira ngo mumaze igihe mutajya Kanyama muzakajya vuba kuko biri muri gahunda akarere karimo kubikoraho. Twebwe tuzi naha muri 2018 twari dufite ibintu byinshi twababwiraga,
ariko navugamo bikeya ndetse navugamo bikeya ibyo twakoreye ubuvugizi bigakemuka none tukabagaragaza n'ibyo dushobora kongera gukora bikaba byiza kurushaho. Muribuka ku ya mituweli, kuri mituweli kenshi twese twarishuraga ariko tukamara ukwezi kose tutashobora kwivuza. Twabikora ubuvugizi mu nteko ishinga amategeko ndetse kubwa amahirwe ibitekerezo byacu biza no kujya no mu itegeko. Iryo tegeko ryakorewe muri komisiyo, nari imbere visi perezida komisiyo y'imibereho y'abaturage. Turabitora ku buryo umuturage ubu ufite mituweli arishura akivuza uwo munsi yaravuye ku bitekerezo twatanze, ndetse akashobora no kuba yakwishyura no mu byiciro kubera ko byari bigoye kubona amafaranga icyarimwe y'umuryango wose. Murumva yuko ibyifuzo byanyu mutugejeho byose byabaye itegeko, niyo twabijeje twashoboye kubikora. Ubu noneho tukabizeza yuko nimwongera mukatugirira icyizere, umuntu ufite ikarita ya mituweli azashobora kubona umuti muri farumasi yose yigenga za farumasi ziri prive, ube wabona umuti bakwandikiye kwa muganga. Ibyo bizakunda mutugirira icyizere. Tuzabikora twongerera ingengo y'imari mu kigega cya mituweli, tuzongeramo amafaranga ku buryo araya leta dushobora no gukora n'abaterankunga ku buryo umuntu ufite mituweli de sante ashobora kwivuza aho ashaka akabona n'umuti muri farumasi ndetse no mu bitaro ari za sante de sante, bitaro by'uturere n'ahandi hose imiti izajya iboneka, kuko akenshi usanga niba kwandikiye umuti nabo ntabwo baba bawufite. Niyo ubonye ubaguhakana wa muti unywa ariko ntugukize vuba. Imiti twita generique mu gifaransa. Imiti ya generique ni imiti iravura ariko ntikiza vuba, kandi ari indi miti mushobora kunywa ukaba wakira vuba. Ibyo byose tuzongeramo ubushobozi ikigega cya leta ku buryo umuntu wese ashobora kwivuza akabona umuti mu bitaro cyangwa kwa muganga aho yagiye kwivuza, niba utanahari abe yajya no kugura kuri farumasi yigenga akoresha ikarita ya mituweli. Ibyo bizakorwa ejo bundi mu ngengo y'imari itaha, nimutugirire icyizere. Twazaga inaha tubabwira iby'ubutaka. Twari dufite ibitekerezo bibiri. Muri 2017 twari dufite igitekerezo cyo gukuraho burundu umusoro w'ubutaka ndetse no kubona icyangombwa cya burundu cy'ubutaka cyanditse ku mazina yacu tutari ubukode. Ntabwo byakunze ko dutsinda amatora muri 2017. Tugase 2018 tuyamaza kuba abadepite. Icyo gihe twavuye ko tuzagabanya umusoro w'ubutaka. Nagira ngo mbibutsa yuko igitekerezo cyacu twavuze turi naha twaragikurikiranye, ndetse njyewe mu bushobozi nari mfite nk'umudepite nateguye umushinga w'itegeko mu ndimi z'amahanga wita bill, private members bill uko yitwa mu ndimi z'amahanga. Iyo bill ndayikora nitwara mu nteko ishinga amategeko ngabanya umusoro w'ubutaka no kuri amafaranga 300 kuri metero kare musha ku mafaranga 100. Tubijyamo urugendo rurerure, byaje kurangira leta ibyemeye, amafaranga aragabanuka ava kuri amafaranga 300 metero kuri metero kare ajya ku mafaranga 80. Ndumva jewe muhigo nahukuye. Ubu noneho basubira kuri original yacu. Nimo yamka tugira icyizere. Original yacu ni yindi nuko umusoro w'ubutaka uvaho burundu. Cyo cyifuzo cyacu ko twebwe nkanje nshinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda ariko no ku rwego rw'isi ambassadeur wo kurengera ibidukikije ku isi yose. Nzi neza cyane n'abavandimwe bacu bose ku isi ko iyi si twayihawe n'Imana, u Rwanda twaruhawe n'Imana. Imana izanamo abakurambere bacu bicaramo baturamo, basogokuruza n'abandi bakurambere, twumva ko ari gakondo yacu. Leta yaje kuza nyuma isanga duhari, idukura ubutaka bwacu tangira kubudukata umusoro yarara budukodesha kandi bwari ubwacu. Twe muri Green Party nk'abantu bashize kwendera ibidukikije mu Rwanda no mu mahanga tumva yuko umusoro w'ubutaka bizakora burundu, ariko n'icyangombwa cya burundu ibintu byo bukode y'ubutaka bizavaho burundu, kuko leta ntabwo yabura ubutaka ibishatsi yabona. Dore mwari muzi ko leta ifite ibyaga byose ari ibyayo, n'ibishanga byose ni ibyayo, n'imisozi yose ni ibyayo. Urumva ariko akacu kagakondo kacu taka bwacu kibazo cyawe kibi cyawe ufiteho cyangwa cya burundu nta n'umusoro ugomba kugishurira. Ibyo ni mukuru mwiza mukatugira icyizere bizakunda. Tufite politike nziza, politike yacu ijyanye no guteza imbere abaturage. Ubundi tuwe muri politike tuba ku ruhande
wa politiki bita iy'ibumoso ishingiye guteza imbere umuturage kugira ngo umuturage agire imibereho myiza, tugabanye imisoro kugira ngo abaturage bashobore kubona agafaranga mu mufuka, leta yite ku muturage ariko umuturage agira uburenganzira n'ubwisanzure bwo gukora ibyo yifuza. Niho politiki yacu ishingira. Kubera iyo mpamvu tuzi ko ibiciro ku masoko byazamutse cyane kubera impamvu nyinshi, zimwe ziva hanze nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya yo muri Palestine na Israel n'ibindi byose, ariko leta ikomeza ikazamura imisoro ugasanga n'ubundi ibiciro birakomeza bikazamuka. Tukavuga ngo twebwe icyo tuzakora muri ibyo bya mbere, umusoro ujyanye na TVA cyangwa umusoro w'inyongeragaciro wishurwa n'umuguzi wa nyuma. Umusoro wa TVA n'abana barawishyura iyo bagiye kugura bombo, tumva ko tuzawugabanya tukura kuri 18% tushire kuri 14% kugira ngo ibiciro biri ku isoko bibe byagabanuka, na wa muntu utarashobora kugura akantu runaka, niba ari isukari yarahenze kajya ku 2000 ushobora ko yamanuka uyigore muri 500, niba umukero ugeze ku 1000 ushobora ko wawugura ku mafaranga 700. Icyo niyo gahunda yacu dufite. Ndetse n'inguzanyo zihenze mu mabanki, ko ndabona iyi santire y'abacuruzi usanga abacuruzi bashaka gukora business ariko bikabagora cyane kubera ko ujya kwaka amafaranga muri banki uko miliyoni ukabirangira wishyuye miliyoni 2, ugasanga mu by'ukuri urimo guhomba, cyangwa nawe ukazamura ibiciro kugira ngo uzunguke ugasanga n'ibindi by'ushyira mu maduka n'imigati irimo kubura yabuze n'abayigura kuko irahenze. Byarangira ugasanga umuntu arafunze, atangiye butike nyuma y'iminsi mikeya arafunze. Tukumva yuko inguzanyo zo mu mabanki mu Rwanda hose tugomba kuzazigabanya nizajye zirenza 12% kugira ngo abacuruzi n'abandi bashaka amakredi babe bayabona. Niba washizeyo n'ingwate yawe, niba ari ikibanza cyawe cyangwa se isambu yawe cyangwa inzu yawe, be kwiteza cyamunara, bizateza imbere abacuruzi n'abashaka gukora imirimo mitoya be bayikora. Ku kibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko, ndabona hano urubyiruko rwinshi, leta mu kigo cyayo cy'igihugu gishinzwe imibare igaragaza yuko ubushomeri mu rubyiruko burenze 25%. Twebwe twafite ingamba twakoze kugira ngo tugabanye ubushomeri, duteze imbere ubukungu bw'igihugu, tugabanyije ubushomeri, tanga akazi. Ya mbere tuzashiraho ishuri ryigisha imyuga ku rwego rw'umurenge. Iyo myuga ikaba ari imyuga ijyanye n'icyo abantu bakeneye ku murenge, atari icyo leta yitekereje, ariko icyo mwatekereje mukavuga ati twebwe hano mu murenge wacu tuhinga ibisheke, dukeneye uruganda cyangwa dukeneye ishuri twigisha gutunganya ibisheke. Noneho nyuma yaho nimubona iyo shuri cyangwa se niba ari muri centre y'ubucuruzi mukenera ishuri bigisha gutwara imodoka cyangwa no gukora imodoka, bakabashirana ishuri y'ibijyanye n'ubukarisiye n'ibyo bindi byose. Bivuga ngo buri murenge wose mu Rwanda ukagira ishuri rijyanye n'ibyo bakeneye. Nyuma yaho abana bize n'abandi bize mu bindi bitandukanye tukabakora uruganda rutunganya ibyo mukora muri uwo murenge. Dushobora kubita mu ndimi z'amahanga agro processing industry cyangwa industry nganda ntoya zitunganya neza za nyangarama n'ibindi byose. Mukamuzifite buri murenge. Niba muhinga ibisheke mukabufite uruganda, niba muhinga inanasi mukabufite uruganda rutunganya ivuye mu nanasi, niba muhinga ku murenge, niba umurenge ufite inanasi nyinshi cyane, niba ari umurenge ufite urutoki na mukakora uruganda rutunganya ivuye mu rutoki, gutyo n'imyumbati gutyo. Icyo gihe abantu bize bya bindi ku rwego rw'umurenge byari bakeneye bazahita babona akazi muri urwo ruganda, ariko n'abandi bize ahandi bazabonamo akazi. Ariko n'abatarize abashaka gukoresha imbaraga, kuko uruganda rukenera n'abantu bakoresha imbaraga, abakarani, abatwara imodoka, abatwara ibyuma, bikorera byose. Ni ukuvuga n'abafite imbaraga nawe babona akazi muri urwo ruganda. Ubwo ku murenge wose wo mu Rwanda tubikora, ikibazo cy'ubushomeri kizagabanuka burundu. Izo ni ingamba dufite. Cyanyuma ku bijyanye n'ibyo ni uko tuzashyiraho n'ikigo cy'igihugu gitanga akazi gifasha urubyiruko kubona akazi, cyangwa buri wese ushaka akazi kubona akazi, ariko gifite ibiro ku murenge. Icyo twakita Rwanda Employment Board cyangwa Employment Agency. Icyo kigo gifasha guhuza abafite akazi ku rwego rw'igihugu n'abashomeri bashaka akazi ku rwego rw'umurenge, mukiyandikisha bo bakareba ku rwego rw'igihugu ahantu hari akazi. Niba kari Nyagatare bamaze kwiyandikisha ku murenge, ukaba baguza n'abariya bahari, ukakora ikizamini bita interview, uri hano kuri base wagitsinda kushira ikoranabuhanga ukajya Nyagatare ugiye gukora akazi, turi buja kuzenguka mu mujyi wa Kigali ushaka akazi.
ibyo byose bizadufasha gukemura ikibazo cy'ubushomeri no kuzamura ubukungu kuko ubukungu ntibushobora kuzamuka dufite abantu benshi badafite ibyo bakora kandi bafite imbaraga zo gukora. Dukomeje dufite politike nziza nyinshi ariko nagira ngo ngaruke no bijyanye na demokarasi. Muri demokarasi icyo byita gushaho ubutegetsi cyangwa kugira uruhare mu butegetsi cyangwa mu buyobozi, twebwe mu cyambere twumva hariho itekerezo twagize yuko abaturage bagomba kugira ijambo mu miyoborere yabo. Mukaba mwatanga ibitekerezo byanyu, niba muri abantu 500 bavuye muri akarere ka Rulindo mukabyohereza kwa Premier Ministry w'intebe cyangwa mu nteko y'amategeko, bikaba byavamo umushinga w'itegeko cyangwa se ibisubizo. Niba mwohereje mukikoresheje telefone mwarabyumvikanyeho bikagenda bikagerayo, bakaba bashaka ibisubizo icyo gihe bakaza gukemura ikibazo cyane, cyangwa se byajya mu nteko y'amategeko bakaba bakora itegeko ryaza kubafasha. Ibyo turabifite muri gahunda zanyu. Ariko dufite n'uburyo twumva n'amatora y'inzego z'ibanze yagomba guhinduka. Amatora y'inzego z'ibanze ubu uko ameze avuga yuko umuntu yiyamamaza ku giti cyiwe, ariko ikibazo tuyafiteho. Wiyamamaza ku giti cyawe, kuba mudugudu, kuba umuyobozi njyanama yo ku murenge, kuba mu njyanama y'akarere, ariko ikibazo nyamukuru dufite irangije gutsinda, aho watsindiye ugahinduka umuyobozi w'umutwe wa politike runaka. Iki kibazo kirabangamiye cyane, kibangamiye demokarasi muri Repubulika y'u Rwanda. Twakivuze kenshi, twabihandikiye na Premier Ministry na Komisiyo y'Amatora tubavuga ko dushaka ko bihinduka, ntibyakunze. Ubu twagishije mu migabo n'imigambi yacu, kubera ko usanga abayobozi b'akarere bameye ari umuyobozi w'akarere watowe n'abaturage bose, atababwiye ngo niyamamaje ndi mu mutwe wa politike runaka, yaratowe n'abantu bose n'amadini yose n'abapagani twese tukamutora. Ariko yagera hariya akaba ahagarisha ka runaka cyangwa se umutwe wa politike runaka, ugasanga ari izo nyungu ashira imbere, abaturage bose babwira ngo muje hano. Nk'ubu tumvise yuko ari indi nama, ari indi kampanye irimo kubera hano hafi aho turi. Urumva nyine meya yaguhamagaye ngo ngwino muri kampanye, wakwanga ntiwakwanga. Urumva batubwiye muri amaduka ngo bari bayafunze n'ibindi byose. Urumva nk'ibyo ni bya bindi twagaragazaga yuko biba bibangamiye demokarasi, kuko meya ni meya w'abanyarwanda bose, ni nka perezida wa repubulika, ari perezida wa repubulika w'abantu bose. Tuvuga ngo ntabwo bibujijwe ko meya cyangwa undi muyobozi niba ari chef umudugudu yuko yagira umutwe wa politike abarizwamo. Oya, ni uburenganzira bwe, ariko birahanyimanye, ntabwo bihuje, bibangamiye amategeko kuba uri umuyobozi w'abaturage bose kandi ukaba ufite n'undi mutwe wa politike uhagarariye ku rwego rumwe, wambaye ingofero ebyiri icyarimwe. Bibangamiye demokarasi muri Repubulika yacu. Tukumva ko nkuko twabyanditse muri manifesto ko bigomba guhinduka, abantu bakajya bitoza. Niba twitoje tuvuga ngo twitoje ku giti cyacu, bizaye biti tugume hariya. Niba ari umutwe wa politike ushaka undi muyobozi uhagaye ku rwego rw'akarere, nta kibazo gihari. Abayobora iby'umutwe wa politike na meya akora akazi k'abaturage. Niba ari chef w'umudugudu, bibabaje kuba chef w'umudugudu agenda abaza abantu ngo mwese muri iyi gahunda, kandi abantu bose mu mudugudu batari muri uwo mutwe wa politike runaka, nigenda ngo babaka n'amafaranga n'abaka nabo batagomba kuyaka, kuko bumva ko abantu bose bari muri uwo mutwe wa politike wabo. So twumva ko ibyo bigomba guhinduka, nabyo biri mu migabo n'imigambi yacu. Twumva ko bizadufasha mu guteza imbere demokarasi. Muri ibyo twumvaga yuko amatora y'inzego z'ibanze yazahinduka, akazaba nibura bishingire ku mitwe ya politike. Nta kibazo, ihigana no mu badepite, itsindwe itsinda itsinde, nta kibazo. Ni demokarasi, bigira inzira gutyo bisobanuke. Niba nanone bivuze ko ari n'umukanda wigenga nawe yemerewe kwiyamamaza, nawe niba atsinda atsinde, nta kibazo. Aho kugira ngo tuvuga ngo ni ku giti cyacu, nta mitwe ya politiki irimo kandi ariyo irimo kugaragara cyane muri abo batowe. Ibyo nabyo tusaba ko mwatugira icyizere tugashobora kuba twabihindura kugira ngo twese tujye mu kintu, twese demokarasi yacu isesekare, ishinga imizi muri Repubulika yacu.
twari dufite n'ikindi gitekerezo twakivuzeho ubushize, dekarasiyo twakoze cy'imyaka ngira ngo nk'ibiri nyuma ya covid, aho tuvuga ko n'uburyo bw'amatora ari ay'abadepite nabwo byagombye guhinduka. Twavugaga ko icyo gihe twari twavuze yuko abadepite bakwiyongera. Twumvaga ko itegeko nshinga ryatorwaga muri 2003, abaturage batoraga cyangwa se abari mu Rwanda bari bakeya. Icyo gihe ngira ngo bari bageze nko kuri miliyoni 4 abatoraga. Ubu bari kujya inshuro ebyiri zirenze haciye imyaka 20. Icyo gihe abanyarwanda bemeje yuko umutwe w'abadepite ubamo abadepite 80 n'abasenateri muri sena 26. Aho uko abaturage bikubye kabiri niyo bakenera byikubye inshuro nyinshi cyane, n'ingengo y'imari yiyongereye kenshi cyane. Mu myaka 2 ishize twavuze ko bakwiyongera nibura bakaba 100. Niba ntibeshe ko twabivuga icyo gihe. Twongeye turabisesengura dusanga ikiza kurushaho ari uko twashiraho umubare w'abaturage wagumye guhagararira. Twavuga ngo twebwe tuva ko agace k'abaturage runaka niba ari Rulindo ifite 300 y'abaturage, tukavuga ngo nibura abantu 100 bagumye guhagararirwa n'umudepite umwe, babita formulaire mu ndimi z'amahanga. Nukuvuga ngo biraruta kugira ngo tube tuvuga ngo abe mu mubare runaka ntakuka. Niba mwiyongereye uko abantu bariyongera kagira 500 ukaba ufite abadepite 5 turuka mu karere kanyu, gutyo tukumva ibyo bintu ari byo byaba byiza, aho kugira ngo duhore duhindura itegeko, kandi niyo byafasha n'abantu kuba bahagarariwe neza. Kuko kera nyiri umudepite ntabwo ari kera cyane, haciye ukwezi kumwe mwatubwiraga ngo abadepite ni bakeya ngo ntibaboneka, rimwe na rimwe mukavuga ngo muheruka mubatora ntimwongera kubabona. Nibyo ntabwo ari benshi, nose abadepite 80 urumva bazenguruka imirenge 400 yose yo mu gihugu ngo bikunde 416 ngira ntabwo byoroshye. N'abasenateri ukusubizaho 26 baba 100 kugira ngo mu myaka 5 bazaze mu imirenge yose bagene mu tugari twose biragoye cyane. Twaragerageje rwose, twagiye twarasuye nkuko nabwo naje mu mirenge itandukanye hano muri Rulindo, ariko hari tutashoboye kugeramo, ntabwo bikunda. Nabo twagize byari ko biza tushoboye ko turi benshi ko twagira no mu tugari, kandi tukaba turi na hafi yanyu, byakoroha n'ibibazo byanyu twabikemura kurushaho. So ibyo nabyo turabitekereza. No ku mukanda wigenga nawe twamugarutse, twavuze ati nabyo ni byiza kuko nabo bashaka kugerageza amahirwe yabo, barashaka kwiyamamaza mu ya politiki. Tuvuga ko iriya mibare ifatirwaho kugira ngo bije mu nteko ishyira amategeko nayo yagabanuka. N'umukanda wigenga umufata kimwe n'ishaka ntabwo biba byoroshye, ntabwo ari kimwe. Ishaka barifatira muri 5% kugira mu nteko, tuvuga ko umukanda wigenga we yagabanyizo nibura agere kuri 2%. Iyo nto ya politiki na 5% tubona ntabwo ari ngombwa, nayo yagaruka kugera muri 3%. Ibyo ni ibitekerezo byacu byanditse, kandi zakunze gukora ubuvugizi kugira ngo abaturage wese mugire uruhare muri demokarasi. Ngana ku musozo, najya musoreze ku bintu bijyanye no guca akarengane mu Rwanda, nabyo biri mu ngingo ya mbere yacu y'imigabo n'imigambi. Bano bakinyi bagarutse ku kibazo cya transit center, ibigo bifungiwe mu by'agateganyo abantu bita mu by'inzererezi. Iyo bigo twarabyamaganye kenshi n'ubushize twarabyamaganye, turongeye kuvuga nuko ubu noneho twongeye kubisubiza mu migabo n'imigambi yacu ko twifuza ko bivaho burundu mu Rwanda, kubera ko tubona ko bibangamiye amategeko. Kuko itegeko riteganya yuko uyu muntu akoze icyaha afatwa na RIB igakora iperereza ikareba niba mu by'ukuri ibyo wakoze bigize icyaha. Iyo bidahagije ikoza kwa procureur ikamusaba ko bakomeza gukora iyo perereza, babonyemo akantu gatoya kwa procureur naho babirakomeza. Izo nizo nzira zemewe n'amategeko, nubwo nabo ndazigarukaho nazo mu kanya. Ariko za transit aho bafata abana b'urubyiruko bakabita inzererezi, cyangwa bagafata abakobwa bakabita indaya, n'abantu bakuru bakabasanga mu nzira ngo yasinze bakamutwara, wagerayo ukamara amezi 3, ari n'igihe ushaka amezi 3 nta muntu uzi naho uri, kandi batumye ko abana bakubita no kubakubita. Urumva ko ari ukwica uburenganzira bwa muntu. Urumva ibyo byose byishe uburenganzira bwa muntu, kandi itegeko riteganya yuko itegeko nshinga kwemera ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, état de droit. Igihugu kigendera ku mategeko bisobanuye ko nta kintu tugomba kubashya kurikije amategeko. So RIB turayemera, ni inzira z'amategeko, izigufashe nta kibazo. Icyangombwa nuko ibimenyesha umuryango wawe ko bagufasha n'icyo bagufatiye,
bakagwa n'uburenganzira bwo kubona ukunganira, kandi nabyo barabikora. Barakubaza ari gushaka kunganirwa, barabikora. Nayo hari itegeko ribiteganya. Noneho ibyo kubera ko bitakurikizwa muri transit center, nta mpamvu yo ko zigumaho, zigomba kuvaho burundu mu Rwanda hose. Ibyo ni tugira icyizere tuzazikuraho ejo bundi mu kwa 9. Nanone kuri RIB na kwa procureur, ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, naho ikibazo dufitanye nabo nuko bafata umuntu bikarangira bamufunze bya bita 30 jours provisoire, igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo. Noneho bakabikora bavuga ko nta bimenyetso bafite, bagusabiye gufungwa wambara iroza kugira ngo bakomeze iperereza. Ariko iyo perereza ntirangiye kuri 20 jours, ahubwo rigakomeza, bagakomeza ukamara umwaka, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5 ugifunzwe, nturaburana, uri muri gateganyo. Uzagira Imana umucamanza akakuburanya agasanga uri umwere, ukasohokamo warashize, waranitse, ari akazi barakwirukanye, ari umuryango wawe warashonyaguritse byose. Noneho wasohokamo, ubundi ushobora kurega leta, biremewe, ariko turabizi ko abana benshi batinya kurega leta. Noneho tukavuga ati twebwe nta mpamvu yo kurega leta, twebwe nimutugirire icyizere. Icya mbere tuzashaka ikigega cy'igihugu kiriya indishyi z'akababaro abantu bose bafungiwe ubusa, kandi tukora itegeko ricyemerera gusubira inyuma nibura imyaka 2 kugira ngo n'abantu bafungiwe ubusa mu myaka 2 ishize nabo babe bahabwa izo ndishyi z'akababaro. Nanone dushyiraho irindi tegeko rishingiye ku rindi tegeko risaza rihari rivuga yuko umukozi wa leta wateje leta igihombo agomba kukiryozwa. Byari mu nshingano zanjye nakoraga nk'umudepite tukorana na Minisiteri y'Ubutabera, twishyuzaga amafaranga abakozi ba leta bateje leta igihombo. Dushingiye kuri ibyo tuzashaka indi ngingo ivuga ko abakozi ba leta aribo ba RIB no kwa procureur bateje leta igihombo kuko leta zabatanze amafaranga y'indishyi z'akababaro aribo babiteje bafungira abantu gusa, tubake ayo mafaranga bayishyure. Ibyo nitubikora turizera ko bizagabanya iyo ngeso yo gufunga abantu udafite ibimenyetso bifatika, cyangwa bakubwiye ngo munyumvishize mukora iki, byose bizakika burundu, kuko wa mukozi wa RIB azagufata bizi ko nta gufunga adafite ibimenyetso bizamugiraho ingaruka. No kwa procureur nibigirayo ya minsi 5 bavuga cyangwa 7, nawe azamenya ngo ni munywereza muri gereza nta bimenyetso bizagiraho ingaruka, bizagika. Ubwo noneho tuzahize tuvuga ngo tuzaca burundu izo 20 jours provisoires zive burundu mu Rwanda. Ndumva ibyo tuzabikora. Banyarurindo muko nababwiye, mwarantumye ndabatumikira, mwaranyandikiye kuri WhatsApp ndabasubiza, mwaranelefonye muvuga ibibazo by'ingurane y'uyu muhanda Gicumbi kugera Gicumbi hakurya, base Gicumbi ndabikora. Ndabizi yuko ikibazo cya expropriation nacyo ari ikibazo gikomeye, ntabwo ari hano gusa iwanyu, ni mu gihugu hose. Noneho ikibazo cya expropriation tuzagikemura. Turifuza ko itegeko ryubahirizwa, ko umuntu niba bashaka kumwimura kubera inyungu rusange bigomba kubahiriza amategeko, agahabwa indishyi ikwiye. Noneho abantu binaha ntibubahiriza amategeko, nk'uwo abantu barimo gusakuriza, barimo kwamamaza, sembeze rwose Rurindo kweli. Kandi abakundaga cyane Abanyarurindo rwose, nabakoreye nabavunikiye, ariko nibaza impamvu barimo kutubangamira cyane, birababaje. Anyway, navuga ko ibijyanye na expropriation, kwimura umuntu bigomba gukurikiza amategeko, kubera ko twasanze amategeko atubahirizwa. Itegeko rivuga yuko muha indishyi ikwiye kandi ukayimuhera ku gihe. Mu bibazo nagiye mbona cyangwa mu bibazo mwagejejeho nuko bababariraga niho baba amafaranga yanyu ku gihe. Icyifuzo cyacu nuko ayo mafaranga atangirwa ku gihe. Nanone ajya atangwa bikurikije n'igiciro kiri ku isoko.
be kubarira amafaranga biciye mu myaka ishize niba barakubariye ugasanga ahantu agaciro kawe amafaranga bari buguhe ntacyo azakumarira bibyigweho baguha amafaranga bakubarire indishi ikwiye kandi ishingiye no ku biciro biri ku isoko. Ibyo tubifite muri gahunda nimutugire icyizere bizakunda. So nagira ngo mbasabe ya tariki 15 harabura iminsi mikeya muzongera mutugire icyizere. Genda basaba icyizere kumenya Perezida wa Repubulika muzayibona ku ikarita y'itora. Hazabaho abakandida batatu njyewe nzaba ndi ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri sindamenya neza aho nzaba ndi. Aho muzashira igikumwe muzabona izina rya Habineza Frank. Ni muntu hora muzishima ntabwo muzicuza. Nanone muzabona ku yindi karita y'itora yindi y'abadepite. Ku badepite nta foto muzabonaho. Hazaba hariho ikirangantego cyacu cya Kagoma. Ikirangantego cyacu kiriho inyoni nari nayibambariye uyu munsi kugira ngo murayibona Kagoma hano. Niyi izaba iri ku ikarita y'itora muzayibona ku kirangantego cyacu. Nimuhatora muzamwitorera abadepite ba Green Party bazabafasha kugenzura ibikorwa bya guverinoma, babafashe gukora amategeko meza, babafashe kubarenganura. Muzishime tube mu gihugu cyose twishimiye. Kandi mutora abadepite ba Green Party n'ubundi nanjye muzaba muntoye n'ubundi kubera ko n'ubundi nko mubizi ninjye umuyobozi mukuru w'ishaka. Twe abadepite bacu nanjye nzaba nkorana nabo bafasha nabo bamfasha twese dufashanya kugira ngo dukore neza ibyo twabifurije. So najya mbashimire mujye umunsi mwiza murakoze cyane.